kubwira abantu ngo mube maso murahunikiye kandi uko guhinikira nimwe mupfuye mushize. Rero ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana rero mu mwuka murapfuye murasize rwose mukanguke kuko Yesu arashaka kugira ngo guhanurira umupfu kandi Yesu niyaza ntabwo uzagira amenya ko Yesu yaje. Mana ishimwe cyane. Ndimo mbwira baririmbyi ngo nubwo urukuririmba ukaba urukuririmira ku byaha ndagutangariza ko uri umupfu wapfuye mu mwuka waragiye mu mubiri uri muzima ariko mu mwuka warapfuye. Ndakubwira niba uziko no mu bashumba harimo abapfu ntago ntinya kubivuga no mu bashumba harimo abapfu ashumbye intama nyinshi ariko mu byukuri nawe ni umupfu ntabwo ari gukora ibyo Imana ishaka. Niba uri gusambana ukiba ugasinda mu banga warangiza ukagenda ukagura ubushumba ugatanga ruswa ngo bakwimike, reka ngubwire uri umupfu wicara ubizi. Yesu niyaza azagutungura. Ndashima Imana nta muntu izigera itinya. Imana nta muntu itinya. Abo bose barahari ratwasireba kandi abantu baguze ubushumba aba bantu babuguze bagatanga amafaranga abareka ariko ndabatangaza ngo mu gicuku hagati Kristo araje dore tasireba dore ngurareba urukundeba iki mu gicuku hagati araje Yesu urukundeba iki Yesu araje yakugejeje Burayi none uratangira urukubyimba iki wakwibuka wavuye bikabutura wajyaga wambara urabyibagiwe kuntu wari umeze none Kristo aragutabaye araguteturuye none dore uramwibagiwe niho ubaye umusirimu kubera ko wamaze kugera i Burayi. Hindukira reka nkubwire abanyahanuzi b'abapfu barahari nepo kankubwire sintinya kubivuga. Yego abahanuzi b'abapfu nepo ntibizagutangaza umuhanuzi w'umupfuraza ngumva ngo rarererere ngirambwiye ngo amatora bizagenda gutyo muri se turabiyobewe twebwe tujye tuvugisha kuri irabiyobe ng'Imana irambwiye ngo tariki 15 rwose ngo ibintu bizaba ngo amatora bizarangiye ngo president ni uzatorwa. Turabizi twese tamutose watora ndubundi utamuto watora ndi turabizi twese. Aba bapfu rero bavuga ibyo bashaka bareka no kuza gukinira ku gihugu. Yesu adutumye kuvuga ubutumwa bwiza tubwira abantu ko ubwami bw'Imana bwegereje kandi buri hafi. Nicyo kintu Yesu adutumye reto sineba andokiadra nicyo kintu Yesu avuze arimo kubwira abantu arimo kuvuga ngo araje vuba mube maso cyane mube kugaburira Imana irakwambika Imana irakuzamuye Imana igukoreye ubukwe Imana ikujyanye hanze urangije wibereye umupfura ryamye urasinziriye ng'amasengesho wasenze nayo. Ndagutangariza ngo Yesu niyaza ndabigutangariza. Yesu yari inzira isanzwe irimo n'ibyatsi kayira gato cyane. Uko niko kuri kwiyamhamagaye nsenga ntabwo ari uko niko kuri kwiyamhamagaye nsenga. Ngiye kubona mbona abantu bari guca muri kakayira karimo ibyatsi abantu benshi bari kurira abantu bari kuvuga ngo Mana gute ariko bagacamo abandi kugu nta byo kurya bafite abandi ntago bameze neza bari gucamo ariko nagiye kubona nkabona n'ababoss bari gucamo nkabona abana bari gucamo ariko yanzira igiho nini cyane nabonaga ihene nkabona ibiki byose nkabona abantu bagize gute benshi bari kunyura muri iyo nzira. Mana irambwira ngo yewe mwana wanje no se nitangariza abantu aya magambo babwira ntubabaye abapfu ariko ntibabimenya. Ndagira ngo ubwiye ngo va mu cyerekezo cy'ubupfurimo uhindukira ujya mu cyerekezo kizima. Mana ishimwe cyane tasi elema kabonikira potasi elema haile santeleba murimo murabwirwa ngo yewe wowe uririmbira ku byaha wowe ubwiririza ku byaha yewe ubwiriza ku busambanyi ukaririmbira ku businzi. Ndakubwiza ukuri abantu bazakwemera kuzi kubwiriza bakwemera kuzi kuririmba bakwemere kuzi guhanura ndetse banakwemere kuzi kwitanga amafaranga menshi ariko mu byukuri kuri wa musi Yesu ntabwo uzigera ubimenya ntabwo uzamenya ko Yesu yaje. Reka nkubwire ukiri maso wamenyaga ibihe bigeze ukamenya ko isa yo gusenga igeze ukamenya ko isa yo kwiyiriza igeze ukamvuga iki kintu ngenda bivuga ntabitinya. Abahanuzi Kristo yambwiye ngo mbwira abahanuzi b'Abanyakigali rwose Kigali ni irimbi ry'abahanuzi nirimbi ry'abahanuzi ndabivuga nirimbi ry'abahanuzi tatere bandi do sanse barashaka kurya batasenze bagashaka guhembesha batakoze. Nirimbi ry'abahanuzi ndabivuga rwose 60% ntabwo ari abahanuzi 40% nibo bahanuzi. Ikibabaje nuko abantu bahanuzi bari gusuzugura kubera ibihe birimo banze kwiba banga kubesha baba mu buzima bugoranye. Bona uko niko kuri kwiyamhamagaye Yesu araje tumugeze mu gicuku
mu gicuku abasenze bagiye kuba bari maso bagiye kubimenya mu gicuku abantu bihanganye bigiye kugaragara tasi elementa kitaraba mu gicuku n'abashumba basinziriye sintinya kubivuga mu gicuku nimwo abaririmbyi basinziriye mbene abaririmbyi bazi no kuririmba mu gicuku iyo barimo bakora ibyangwa n'amaso y'Imana abana bimenya ntibabahagarike ntago bajya babahagarika ngo kubera ko bazi kuririmba kubera ko bazi kubwiriza ntibabahagarika kubera ko bazi gutanga ibya 10 ntibabahagarika ko bafite amafaranga ariko Kristo Iriyiziy bahanuranaga n'abandi bakabareka bakabwirizanya n'abandi bakabareka bagakora n'ibitangaza bakabihorera rwose nta kibazo akabazi neza akavuga ngo navuye kuzimu akavuga ngo navuye kuzimu umuntu usenga umuntu wizera umuntu wakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza agahura n'umuntu ngo yavuye kuzimu akanabivuga byeruye nawe akavuga ngo mumpa amafaranga nje kugura essence ngo muyanyihere ngo nje kugura essence mwuka w'Imana yaragiye ntukimenya kurobanura ibizima n'ibipfu ntago ukimenya kurobanura ibintu bizima mu mwuka ntago ukimenya kubirobanura hari abantu bagiye gushaka amavuta mu bahanjuzi bagiye gushaka amavuta yo guhanura kuko yabo yarashize bagiye gushaka amavuta y'ibitangaza kuko nyiri ibitangaza bakoresheje ibitangaza yamavuyeho barasinzira arigendera bagiye gushaka amavuta y'ibitangaza bagiye adoprere santé do shilema le hala santemo Nizere ko umeze neza kandi uri amahoro uduteze amatwi kandi ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV ineza y'Imana ibane nayo kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose hafi na kure mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze abaherereye amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'ibirenge bwaryo mu mujyi wa Kigali intara ya 5 diaspora mwese turabasuje twifurije guhirwa n'Imana twifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose Imana ibahire Imana ibagire neza waba ufite ibibazo waba ufite intambara ihangane kandi ukomere kuko kw'Imana kuracyakora nawe kwaiza kunwe gukiza ubwo burwayi ufite bukwihebesheje izo ntambara ibyo bigeragezo humura ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga kuko Yesu yarari kera n'uyu munsi ni kwari ngize umugisha wo guhura na mwene data muvuga butumwe Imana hamagaye muri no minsi itoroshye ariko kandi imuhamagaye gukora umurimo wayo imuhamagaye kwamamaza ubwami bw'Imana shimye Imana ko imucira inzira rero mu rugendo rutoroshye yanyuzemo ikaba imugejeje inaha amahoro reka mwakire kandi muhe ikaze ndakwakire mu izina rya Yesu Kristo murakoze cyane Imana umugisha meze neza ndashima Imana vuga ngo amen haleluya ndashima Imana cyane ndabibona yes amakuru cy'imisi nosa amakuru ni meza ndashima Imana uko bukeye uko bwije tugenda tuva mu bwiza tukajya mu bundi by the way wambaye neza ariko nanone ni Yesu byose ni Yesu turabishimira Imana dushimye Yesu wabikoze hashima Kristo wabikoze kandi nawe utarabona neza y'Imana ngigaragara mu maso y'abantu bizagaragara Imana izabikora mu izina rya Yesu amen amakuru cy'imisi amakuru turashima Imana muri rusange ko Imana kugenda ikora imirimo n'ibitangaza n'ubu ngubu ndahangangarutse kuri kamera Umusaraba TV nabwo no kubishimira Imana no kubishimira Imana cyane kuko abaryama bose siko babyuka bose siko bagenda ngo bagire iyo bagera n'abagerayo siko bagenda ngo basubire iyo bavuye amahoro hanyuma ndashima Imana yuko Yesu yemeye ko ngera ahangaha kandi nkiriho Imana nishimwe cyane kandi ndashima Imana ko twongeye guhura izina ry'Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro haleluya amen yego Imana ishimwe ko iguciriye inzira duheruka n'ubushize turi gutambutsa ubutumwa Imana yari yaguhaye kandi dushimye Imana ko bwagize umusaruro Imana ishimwe cyane tubishimiye Kristo ko bwagize umusaruro kandi dushima Imana yuko yaduhaye ibyo kuvuga ngo tubitange natwe Imana nihimbazwe cyane yego birashoka ko hari umuntu wabuduteze abatwe muri kano kanya ariko kaba ari ubwa mbere akubonye mwitwa bande ongera ubibwire amazina nitwa Inosa ndashima Imana naturutse i Musanze
hanyuma nje kubwira abantu ko ubwami bw'Imana ko bwegereje kandi buri hafi. Abantu benshi barasinziriye, abantu bararangaye, ariko nubwo hari abasinziriye, hari abarangaye, hari n'abari maso. Yesu niyaza azaza, hari abajya bavuga ngo azaza nk'umujura, ariko Yesu ntabwo azaza nk'umujura. Azaza nk'umujura ku bantu batari maso, ku bantu bari mu byaha, ku bantu batiteguye, ariko ku bantu basenga Yesu azaza bazabimenya. Imana ishimwe cyane. Birambwira ngo uko Yesu yagiye abwira abigishwa uko mumbonye ngenda niko muzambona ngaruka. Rero niyo mpamvu umuntu uri maso azanabona Yesu ko byabimeze kose. Umuntu uri gusenga mu kuno mu mwuka azamenya aho ibihe n'iminsi bigeze, nk'uko ubu ngubu ndi kubona aho ibihe n'iminsi bigeze, nk'uko bari gusenga mu kuno mu mwuka bari kumenya aho ibihe n'iminsi bigeze. Ariko abatari maso bazi ko ibihe nyine ari bya bindi, ariko ibihe si bya bindi. Imana ishimwe cyane. Ibihe si bya bindi. Uravuze ngo Yesu ntago azaza nk'umujura, azazira nk'umujura abatiteguye, abatabaye maso. Akorwa iki kugira ngo abantu babe baso badatungurwa no kuza kwa Yesu? Icyo zaza gukorwa, abantu bose bave mu byo bibwira n'ibyo batekereza, aho batekereze ko Kristo ari we cyitegerezo cyangwa se ari we rufatiro. Yego, rero abantu barimo basinzira cyangwa se abantu bahunikiye, abantu bave mu mirimo yabo bwite, bibuke ko hari umuremyi ugenga byose. Rero uramutse urebye abantu babaho akazi kabanye bize, umuntu ashobora kuva kwa mbere akagera ku cyumweru ntafate n'umunsi umwe wo kujyana ubusabane n'Imana, n'iminsi 2 yo kujyana ubusabane n'Imana. Yesu yabwiye intumwa bari bajyanye ku musozi gusenga, arimo senga kugira ngo yambare imbaraga, kuko Yesu we aza ku isi yambaye 100% umubiri w'umuntu, hanyuma nambara 100% ubumana. Niyo mpamvu yemeye gukubitwa, yemera gutukwa, yemera gucibwa mu maso, ndetse n'uburibwe bw'ibihe arabyumva. Ngazamutse umusozi, ageze ku musozi ari gusenga, azamukanye n'abigishwa babiri kugira ngo bamufashe gusenga, Petero na Yohana na Yakobo, kugira ngo bamufashe mu byo gusenga, kuko yabonaga ibihe biri imbere bigoranye. Arangije afata umwanya arasenga, ariko bigeze mu masaha ya saa 9 saa 8 ngo Petero na Yohana na Yakobo barasinzira, ngo Yesu aragaruka asanga yasinzira, kandi yabwiye ngo nibabe maso. Noneho ngo arabakangura baba maso gatoya. Yego, asubira gusenga, agiye gusenga aragaruka asanga basinziriye. Avuga ati ariko none se mwabagabo mwe ko turi kumwe mu rugendo, koko kubana nanjye isaha imwe birabananiye koko? Mu yandi magambo, isaha imwe ni y'abanebwe, ni y'abanebwe, isaha imwe gusenga ni y'abanebwe, ariko nayo irabananiye. Mu yandi magambo, nta katarabagize. Hashimwe Kristo. Ni isaha imwe wa mucuruzi we, ni isaha imwe wa muririmbyi mwe, kugira ngo wiherarane n'Imana. Tapa otasileba ako ibyo ngibyo birakunaniye. Ni isaha imwe n'iminota 30 kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana. Wa mushoferi, yego birumvikana kuzinduka kare cyane ugenda utwara, none iminota 20 yo kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana, ibyo ngibyo birakunaniye. La si elementaba umaze imyaka 25 29 urimo gusenga Imana, none ukwezi kumwe gusigaye gutabarwe, ibyo ngibyo birakunaniye. Yesu niko yabwiye abigishwa, nshuti yanjye ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, bamaso usenge, fata umunota umwe, fata iminota 30, fata isaha buri munsi, uwegerane ugirane ubusabane bwawe hagati yawe n'Imana. Imana izakugira neza, izakora ibintu bidasanzwe. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nje kubwira abantu ngo mube maso, murahunikiye, kandi uko guhinikira nimwe mupfuye mushize. Rero ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, rero mu mwuka murapfuye, murasize rwose, mukanguke, kuko Yesu arashaka kugira ngo abajyana asange mukiri bazima. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazo, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Shatse ngo Yesu azajyana abantu bakiri bazima. Yesu azajyana abantu bakiri bazima. Abazima nabakibuka umuremyi wabo, umuremyi wacu nabakibyibuka. Na muntu utakibyuka ngafata umwanya usenga, uwo ngo yarapfuye mu mubiri, ni muzima ariko mu mwuka uwo yarapfuye. Uti Yesu ati isaha imwe irabananiye. Bishaza ko n'umuntu wasenga isaha imwe yumvwa n'Imana, bitewe n'igihe urimo. Isaha umwe wasenga wakumvwa n'Imana. Niminota wanagenda usengera uri kuri avorega, wanasenga wagenda usenga no mu mutima, wagenda ukomeza gusenga, ugakomeza ugasenga. Waba uri muri office wakomeza gusenga Imana, kandi Imana yakumva. Uyu mugabo bita Mose
Mose yaragiye umukumbi wa Sebuko mu bice bitatu mu kuva, yaragiye umukumbi wa Sebuko Yetiro amanutse mu kibaya ku musozi twa More, amanutse ngo yitegereze ikibaya hepfo kirimo gikongoka, ariko ndicyasha aravuga ati reka ndebe kira kibaya gikongotse ndigishe bimeze bite, ngahagere yumva ijwi rivugiye mu gihuru, yavuga ngo yewe Mose we kwetura inkweto kuko ugeze ki nahera. Bivuze ngo niba mu gihuru harabaye hera, muri office yawe ntiyabahera, niba mu gihuru harabaye hera, kuri kamera ntiyabahera, tope ene santeleba. Ndabwira abayede n'abafundi, niba Yesu yarabaye niba Imana iravugiye mu gihuru kugiko ntiyaba ahera, nabo kugiko babyumvireho rwose, nabo bumve yuko no habahera babwira Kristo, ubundi Kristo akavugana n'abakandi akabatuma ashaka kubatuma, avuga ngo kwetura inkweto ndashaka kugutuma. Mose aravuga ngo byumvikane bimeze gutugiye kuntuma kandi hari ahantu mbizi kari habi, Uwiteka aravuga ati ninjye Uwiteka ugutumye, nzaguha n'ibihamya n'ibimenyamenya yuko ari njye ugize gute, yuko ari njye ugize gute ugutumye. Imana ihabwa icyubahiro. Rero kirazira muri iyi minsi abantu bari guhaguruka badafite ibihamya yuko watumye uwari we, niyo mpamvu bazagira aho babagira bakanabakubita kuko nta bihamya bafite yuko ari Kristo batumye. Niyo mpamvu bazagira ahantu bane bakabagira nabi kuko ntago bafite ibihamya yuko ari Yesu ugize gute ubatumye. Umugabo watumwe n'Imana bizwi ko atumwe n'Imana, uyu mugabo witwa Eliya, ageze ku musozi Karumeli avuga ibi ntabwo yikebaguye, hagaragaje ibihamya yuko ari Uwiteka agize gute wamutumye. Icyo gihe abantu bose bizeye Imana ya Eliya yasenze, ndetse baravuga ati nukuri Eliya ntabwo yitumye, yatumwe n'Imana, kuko ibi yatumye bamenye ko atumwe n'Imana hari ibyagaragaye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero Imana iduhagara mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, nta n'ibintu byinshi nirirwa mvugo utangiye kunshokoza. Reka ngo sabe usenga Imana ubundi uko wategetswe. Haleluya. Mana turagushimiye cyane, uri Imana yacu bwite, uri Imana ikomeye, uri Imana idapfa, uri Imana itaneshwa, uri Imana itavaho. Ingoma yawe izahoraho ibihe n'ibihe, iz'abantu zirarangira zikavaho, ariko ingoma yawe izahoraho iteka ryose. Izina ryawe nirishimwe. Uri Imana itaneshwa, uri Imana idatsindwa, uri Imana twishimye, uri Imana tutishimye, uri Imana twariye tugahaga, uri Imana tutanariye ngo duhage, uri Imana dushonje, uri Imana twambaye ubusa, uri Imana tunambaye, uri Imana turwaye, uri Imana tutarwaye, uri Imana twariza tutanariza, uri Imana dukora tutanakora, uri Imana dufite imiryango tuvukamo ndetse ntayo dufite. Mwami uri byose nuhabwa icyubahiro nushimwe. Mwami ntawe uzagukoma mu nkokora. Tasi elema topele sande kilaba robre ere santrevo one bala sante moria. Ndavuga ngo uri Imana abantu badukunze, uri Imana batwanze. Izina ryawe nirishimwe, batuvuga neza uri Imana ndetse batuvuga nabi uri Imana. Izina ryawe nirishimwe, baduciye mu nsengero uri yera, batanaduca muri yera, byose urihagije. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro kandi izina ryawe rihimbazwe. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, ndetse tugufite ntitwifuza undi murengezi n'umwe. Imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera uruko wahoze. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mana we nta nagacu ko guhinduka, habe na gatoya, nta gacu ko guhinduka. Mwana w'umuntu arahinduka ariko nta guhinduka, ayiwe nta gacu ko guhinduka na kamwe kakugaragaraho. Izina ryawe nirishimwe. Bana natwe muri iki kiganiro kandi uzakireba wese Mwami azabohoke, azamenye aho intege nke ziri. Mwami ijambo ry'Imana n'umuhigi, rirahiga rikavumbura, rihiga ibyaha biri mu mitima yacu, rihiga ibyaha biri mu mitima yacu byose. Mwami wanjye, Mana yanjye, uzumva iri jambo ryawe azihane kandi azagucire bugufiya. Mwami rero hahinduke benshi Mwami, kandi ugabanya barimbuka Mwami, abihana baba benshi Mwami wanjye, kuko uri Uwiteka. Urakoze kuri Mana, mva gusenga mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Nje kubwira abantu ngo mube maso kuko abantu benshi bararangaye. Uraza kudusoma muri Matayo 25 umurongo wa mbere, ndaza gusoma ukomeza kugira ngo tuze kureba ko Uwiteka yakomeza kuduhereza imigisha. Matayo 25. Yego. Matayo 25 tugenda tujye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo umugani w'abakobwa 10. Yego. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Yego. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Yego. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta,
ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo, ariko abanyabwenge bajyana amavuta mu mperezo zabo, hamwe n'amatabaza yabo, hamwe n'abatabaza yabo. Imana ishimwe cyane. Umukwe atinze bose barahunikira, umukwe atinze bose barahunikira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku, ariko nijoro habaho urusaku, ngo umukwe araje, umukwe araje, nimusohoke mu musanganire, nimusohoke mu musanganire. maze abakobwa bose barahaguruka, yego, baboneza amatabaza yabo, baboneza amatabaza yabo. abapfu babwira abanyabwenge bati, yego, nimuduhe ku mavuta yanyu, nukuri kuko amatabaza yacu azima, arazimye. ariko abanyabwenge barabakanira bati, abanyabwenge barabakanira bati, oya, yego, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. yego, bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjira nawe mu bukwe, urugi rurakingwa, hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. 13 nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imana ishimwe. Urakoze cyane Nepo. Imana iguhereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyo gihe ngo ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa ngo n'abakobwa 10. Mu yandi magambo, hari abakristo, hari n'abandi bigize abakristo batari abakristo, ariko bose baravanze. Mu nsengero barimo, mu bahanuzi barimo, mu baririmbyi barimo, mu bavugabutumwa barimo, aho hose barahari. Niyo mpamvu uzanareba hari n'abanyamakuru b'abanyabwenge bari maso mu gusenga, hari n'abandi batarimo, hose ku ngeri zose zigire gute, hose barimo. Bibiliya yatubwiye ngo ubwami bwo mu ijuru ko bugiranwa n'abakobwa 10, 5 b'abapfapfa na 5 b'abanyabwenge. Nje kubwira abantu ngo mbabwire ngo wowe ubizi neza aho uhagaze, ubizi neza ko uhagaze ahantu urimo gusenga, urimo kuririmba, urimo kubwiriza, urimo guhanura, ariko uri gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Niba uri gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, uri guhanura ariko uri umupfu. Yesu yasize avuze ikintu gikomeye. 5 niba ari abanyabwenge, abandi 5 ari abapfu, nubwo uri guhanura uri umupfu. Kandi Yesu niyaza ntabwo uzagira amenya ko Yesu yaje. Imana ishimwe cyane. Ndimo mbwira abaririmbyi ngo nubwo uri kuririmba ukaba uri kuririmbira ku byaha, ndagutangariza ko uri umupfu, wapfuye mu mwuka, waragiye mu mubiri uri muzima, ariko mu mwuka warapfuye. Ndakubwira niba uzi ko no mu bashumba harimo abapfu, ntago ntinya kubivuga, no mu bashumba harimo abapfu, ashumbye intama nyinshi, ariko mu by'ukuri nawe ni umupfu, ntabwo ari gukora ibyo Imana ishaka. Niba uri gusambana ukiba ugasinda mu banga, warangiza ukagenda ukagura ubushumba, ugatanga ruswa ngo bakwimike, reka ngubwire uri umupfu, wicara ubizi. Yesu niyaza azagutungura. Ndashima Imana, nta muntu izigera itinya Imana, nta muntu itinya. Abo bose barahari, ratosireba. Kandi abantu baguze ubushumba, aba bantu babuguze bagatanga amafaranga, aba bantu bari guteza umuraba mu mutorero, no bari guteza umuraba, bari gushaka amafaranga menshi cyane mu bakristo, niba bamimema agakiza, niba bamimema ibyanditswe, na amafaranga nta kindi. Ndagutangariza ngo nawe uri mu bapfu. Bana ishimwe cyane. Mu bantu ndakubwiza ukuri, mu bashumba 80 ni ikigeranyejo 80% nanga 90% cyangwa se 60% ni bazima, ariko 40% ni abapfu. Rero ndimo ndavuga ngo ubwami bwo mu ijuru niba bugiranwa gutyo, ubwami bwo mu ijuru burimo kubwira abantu ngo abantu babaye abapfu ariko ntibabimenya. Ndagira ngo ubwenge va mu cyerekezo cy'ubupfurimo uhindukira ujya mu cyerekezo kizima. Mana ishimwe cyane. Kasi elema kabonikira potasinde elema haile santeleba. Murimo murabwirwa ngo yewe wowe uririmbira ku byaha, wowe ubwiririza ku byaha, yewe wari ubwiriza ku busambanyi ukaririmbira ku businzi. Ndakubwiza ukuri, abantu bazakwemera kuzi kubwiriza, bakwemere kuzi kuririmba, bakwemere kuzi guhanura, ndetse banakwemere kuzi kwitanga amafaranga menshi, ariko mu by'ukuri kuri wa munsi Yesu ntabwo uzigera ubimenya, ntabwo uzamenya ko Yesu yaje. Reka nkubwire, ukiri maso wamenyaga ibihe bigeze, ukamenya ko isaha yo gusenga igeze, ukamenya ko isaha yo kwiyiriza igeze, ukamenya ko igihe cyo kuririmba indirimbo z'amazamuka kigeze, ariko wamaze gutera imbere. Mana
Imana irakugaburira, Imana irakwambika, Imana irakuzamuye, Imana igukoreye ubukwe, Imana ikujyanye hanze, urangije wibereye umupfura aryamye urasinziriye nk'amasengesho wasenze nayo. Ndagutangariza ngo Yesu niyaza, ndabigutangariza Yesu niyaza ntuzamenya igihe yaziye. Latosa kitaraba, ariko abari maso bo bazabibona, bari maso bo bazabireba, abari maso bo bazabyitegereza. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Muri ibyo 405 bambwiye ngo muri ibyo 405 yemye ngo dore umvise ukwintu kwifuza ngo mukiza uragukumbuye. Imana ishimwe cyane, umva uko bagutakira ngicyamukaza udatinze. Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana ishimwe. Niki gituma kigutindije? Mwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, tuzamureba tu tasileba rakota sidra. Imana ishimwe, hazazana n'ingabo ze. Imana ishimwe, imanda bazivuze. Kandi ndatekereza neza ko abazaba ari maso n'abapfiriye muri we bazazuka bamusanga ubwe. Abapfiriye muri we n'abapfiriye muri Kristo. Haleluya. Abapfiriye muri Kristo abo bazazuka bamubone. Imana ishimwe. N'abazaba bakiriho nepo naratangaye. Yesu azaza, hari abazasanga bakiriho, natwe abazaba bakiriho tuzamureba mu maso ye, tuzahita tumusanga. Imana ishimwe. Nshuti yanjye umva manze nkubwire amagambo. Abapfu bakoresha uburyo bwose bushoboka. Aba bapfu babanaga n'abandi. Reka mvuge ibintu 3 nanga 4. Bibiliya irambwira ngo bose ikintu bari bahuriyeho, bose bari abakobwa, bose bari bategereje umukwe, bose bari mu mwanya umwe, bose bari mu cyumba kimwe, kandi bose bari abahanuzi. Nje naje gutangara cyane. Ushobora guhanura Imana ikakureka, ushobora kugira gute Imana ikakureka, ukabwiriza Imana ikakureka, ukanyiwe, ariko Yesu akagutungura. Ndashima Imana y'amahoro yampamagaye. Dasiletalaba kotasile matasileba. Ndashima Imana bose bari mu mwanya umwe. Nayiwe abantu benshi bari guhanura, ababwiriza butumwa bose bari kubwiriza, ndetse no mu muhanda barimo, ariko dore harabasinziriye, harabasinziriye. Ndimo kukubwira ngo yewe we mu gicuku hagati Yesu araje, mu gicuku hagati wabuza akazi Yesu araje. Uri maso azihangana avuga ngo ntago nshobora gutanga umubiri wanjye, ndiyemeza mbura akazi, ariko ntago nshobora gutanga umubiri wanjye, sinshobora gukoresha Imana isoni. Uwo muntu ari maso, muririmbye ari maso, akavuga ngo nta kibazo nzambara ibirato bishaje, nkweto zishaje nzazambara, ariko nkomeze guhamya Kristo. Ntabwo nshobora kwiyambika ubusa, ntibishoboka. Uwo nguwo ari maso, uwo ari maso azaho ibihe bigeze. Akavuga ngo njye ntabwo nshobora gutanga ruswa ngo nirwanirire, ntabwo nshobora gutanga umubiri, nzambara ishati icitse, ariko nkomeze kuvuga ngo Kristo wambambiwe n'umukiza wanjye. Uwo nguwo ari maso, uwo nguwo ari maso. Nta kibazo, nzahanura ntashaka indonke, nzahanura ntashaka indonke, nzabwiriza ntashaka indonke. Uwo muntu ari maso. Ariko dore abantu basinziriye, urampereza ngahe kugira ngo nze, ntegera moto, ntegera imodokari, ntago ndaza n'amaguru, urampera. Ariko reka nkubwire, aba ba Petero ba Yohana bakoraga ingendo nini cyane, ntabwo byasabaga ngo babanze bababwire ngo mumanze muza ngaha bigende gutya, ngo bibanze bigende. No, bakoraga ibyo Imana ishaka, kandi Imana ikabereza ubutwari bwose bwo kurukana abadayimoni bigashoboka. Hashime Kristo. Abantu muri iki gihe barasinziriye. Mwabahanuzi mukababwire, kamabwire, nubwo uri gusinzira, nubwo wasinziriye, urasinziriye ko ushaka amafaranga y'indamu, muri gushaka guhembwa mbere mutarakora, muri guhembwa mbere mutarakora, ariko mwarangiza ngo Mana ngo gutari kuduhemba, kutari kuduhereza, ngigiye twasengeye, murimo murihemba, ariko nyiri murimo naza azabacamo kabiri, azabatandagura muzabibona. Muzabibona azabashwanyaguza. Murimo muri gutoba umurima, murimo mu gutoba umurima w'Imana, murimo murawutobanga. Mana ishimwe cyane. Yesu naza azabashwanyaguza muzabibona. Uko niko kuri kuyampamagaye. Yesu araje tumugeze mu gicuku, mu gicuku abasenze bagiye kuba bari maso, bagiye kubimenya. Mu gicuku abantu bihanganya bigiye kugaragara. Tasi elementa kitaraba. Mu gicuku n'abashumba basinziriye, sintinya kubivuga. Mu gicuku nimwo abaririmbyi basinziriye, mbene abaririmbyi bazi no kuririmba. Mu gicuku iyo barimo bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, abana bimenya ntibabahagarike.
ntago bajya babahagarika ngo kubera ko bazi kuririmba kubera ko bazi kubwiriza ntibabahagarika kubera ko bazi gutanga ibya 10 ntibabahagarika ko bafite amafaranga ariko Kristo ariyiziye bahanuranaga n'abandi bakabareka bakabwirizanya n'abandi bakabareka bagakora n'ibitangaza bakabihorera rwose nta kibazo bakabagira gute bakabareka ariko ndabatangaza ngo mu gicuku hagati Kristo araje dore tasiraba dore ngo urareba urukundeba iki mu gicuku hagati araje Yesu urukundeba iki Yesu araje yakugejeje Burayi none uratangira ukubyimba iki wakwibukana wavuye bikabutura wajyaga wambara urabyibagiwe kuntu wari umeze none Kristo aragutabaye araguteturuye none dore uramwibagiwe niho ubaye umusirimu kubera ko wamaze kugera i Burayi hindukira reka nkubwire abanyafurika barapfa n'abanyaburaya barapfa igifite agaciro hanga amaso Kristo aba bahanuzi b'abapfu barahari nepo kankubwire sintinya kubivuga yego abahanuzi b'abapfu nepo ntibizagutangaza umuhanuzi w'umupfuraza ngumva ngo rarererere ngirambwiye ngo amatora bizagenda gutyo muri se turabiyobewe twebwe tujye tuvugisha kuri irabiyobe ng'Imana irambwiye ngo tariki 15 rwose ngo ibintu bizaba ngo amatora bizarangiye ngo president ni uzatorwa turabizi twese tamutose watora ndubundi utamuto watora ndi turabizi twese aba bapfu rero bavuga ibyo bashaka bareka no kuza gukinira ku gihugu Yesu adutumye kuvuga ubutumwa bwiza tubwira abantu ko ubwami bw'Imana bwegereje kandi buri hafi nicyo kintu Yesu adutumye retosine ba antokiadra nicyo kintu Yesu avuze arimo kubwira abantu arimo kuvuga ngo araje vuba mube maso cyane mube maso Mana ishimwe Mana ihimbazwe ibyo ngibyo rwose nibashaka babyihorere nanjye simbihanuje ntabwo mbihanuye ariko ndabizi ko bizaba nanjye simbihanuze ariko ndabizi ko bizaba ni ku gipfunsi ibyo ntawe utabizi kandi ni mu gitondo kare cyane yego 15 inkoko ya kare rwose tayari bikabzarangiye tuba twahageze ibyo se bisaba kubihanura to ntibisaba kubihanura to si elevado sasadra to ntibisaba kubihanura ntibisaba guhanura ngo ugiye kubyara kandi utwite ntibisaba guhanura ngo ugiye kubyara kandi utwite ibyo ngibyo ni ngombwa rwose bigomba kuba yego Mana ishimwe cyane Yesu arimo abwira abantu arimo kuntuma abantu mbabwire ngo mureke gukora ibyangwa n'amaso y'Imana muve mu byo mwibwira mukora ibyo Imana ishaka Mana ishimwe cyane urwite icyitegererezo gikomeye kimwe ni Kristo niwe cyitegererezo yasize bivuze neza cyane ibyo by'abamami mwiharaje ngo mami wanje mwiharaje ngo twasengeye kwa mami ngatubwira ibyo bya mami umva natihana zarimbuka nawe uzarimbuka mwese muzamanandukana hasi Yesu arashaka kugira ngo va ku kintu cyose wishingikirijeho cyitegerezo ni Kristo uwo mami wawe na dadi wawe ibyo ngibyo vaho ngaho kuri mami na dadi reka kubishingikirizaho ishingikiriza kuri Kristo haleluya Mana nishimwe cyane haleluya Bibiliya irambwira ngo umukwe amaze kuza kintu cyaje kuntangaza ngo umukwe amaze kuza ngo niho bibutse gucana amatabaza yabo niho bibutse abantu niho bari kwibuka gusenga bageze mu bigeragezo abantu niho bari kwibuka gusenga gufata iminsi 3 niho abantu bari kwibuka bageze mu bigeragezo bundi usenze mu kigeragezo tukimana mu kigeragezo ntago bajya basenga uko barizera kuko ngo Mana cyagufitiye icyizere ndacyagufitiye ibyiringiro uyu mugabo bita Dawidi yageze mu handi abayisire bose bari mu myobo ariko Dawidi ahaguruka nk'intwari arahaguruka aragenda aho abandi bari bamaze kwihisha Dawidi yafashe icyemezo arizera amaze kwizera ngo uramufiriti utarakebwe utarageze gute nje ndamumena agahanga ntago byakumbira kuvuga ngo Mana ngo none bimeze bite uyu muri ibyo ndamukoresha 69 ngo Mana nkuko wafashaga abasogokuruza ngo natwe nikuzadufasha ngo mu misiri imbere aranje ngo iminsi isi tarabumbwa nibihe bitaragira gute uhereye kera kose nguruko wahoze Mana ishimwe cyane Mana ihimbazwe urumva rero hari icyo bita kwizera iyo ugeze mu kigeragezo urizera nta gusenga uravuga ngo ndacyagufitiye icyizere Mana ishimwe cyane rero abangaba bamaze gusinzira ngo bumvishe ngo umukoraje ngo baratangira abanyabwenge amatabaza yabo barayacana araka abapfu ntibamenye ko amatabaza yabo yazimye cyangwa agize gute cyangwa cyaka muri ibi bihe nepo muri ibi bihe abantu bari guhanura muri experience batanasenze badasenze bagakoresha experience bakavuga ngo kubera ko nepo akoze ku musaraba igihe kinini cyane kamubwire ko imodoka ije
mwese muri vize yabo imodoka ubundi ati kubereka ko zigiye kinini reka mubwire ko iki byose bigenze gutya ariko ndagutangariza ko kuba umaze imyaka myinshi usenga ariko udakijijwe muri wowe ibyo byose ni zeru uranganwa n'umuntu umaze imyaka myinshi atarigeze agera no mu rusengero kuko imyaka myinshi usenga utizera Kristo ijuru ntirikuzi habe na gatoya ariko imyaka mikeya umunsi umwe umaze imyaka 60 udasenga umunsi umwe ugatera igitanga ukaza mu nzu y'Imana kuvuga ngo Kristo we ndakwakira mu bugingo bwanjye mu mwami n'umukiza ndakwakiriye ijuru impundu ziravuga mu ijuru ibitaramo biravuga iyo ari kwitegereje rikubona nkaho umaze imyaka 60 utarakora icyaha Imana ikagutangiraho ubuhamya ikavuga ngo kuva narema uyu muntu ntabwo arakora icyaha birambwa ngo iyo umuntu amaze kwihana ibyaha bimaze kubabarirwa abahindutse icyaremwe gisha ibyakera ubusambanyi ubusinzi ubujura ubwomanzi ubugamanzi byose ntibiba bikigize gute ntibiba bikibukwe hari abantu rero bakirebera abantu mu byahise wikirebera abantu mu byahise byihorere reka nkubwire rero ntibizagutangaze babandi tubona bagenda gutya bageze muri bwa bwami bwo mu ijuru ndagutangariza rero kwibona mu ijuru no kutiyobonayo kandi abantu bagutangira guhamya no wakekaga kuvuga ngo dore cya kivume cya kindi ugasanga kiri guhimbaza ndetse n'abandi wabonaga ko adakwiriye katajyaho ubonye agezeyo ayayaya haleluya Imana ishimwe niba kukubwira rero imyaka myinshi ukijijwe wiyirata ngo twe turaba mambure w'itorero ijuru ntirikuzi urakijijwe ubundi ntabwo uzi ibyo uhoze iminsi urimo ngo uri umumambure w'itorero kagenda ntabwo uri umumambure w'itorero higamira manzi umenye ko ukijijwe Yesu akuzi tasi elementaraba ibyo wibyirata ibyo si ibyo kwirata ndashima Imana uyu musamariya yahuye na Kristo amaze guhura na Kristo arangiza aragenda arabivuga aravuga ngo nimureke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya ntibisa ntabwo yavuze ngo yahuye na Mesiya ngo yamuguriye amazu yamuguriye amamodoka kandi abengo wahihuye nawe ahinduka musha mu bugingo ahinduka musha mu gakiza ahinduka musha mu kuririmba ahinduka musha mu guhanura adopele santeleba ahinduka musha mu kwizera ahinduka musha gukomeza kwizera Imana uwo musamariya niko yavuze amaze guhura na Yesu iyo umuntu ahuye na Yesu hari ibihinduka Imana ishimwe ari ibintu bihinduka mu mitekerereze mu mivugire mu myitwarire mu migenzereze no mu myumvire ye umuntu wahuye na Kristo byose birahinduka haleluya Imana ishimwe cyane numva ariko Mana ariko nepo umva nkubwire njye hari ibintu biri kumbabaza hari ibintu bikumbabaza pe umuntu akaza akicara kuri kamera ngo Imana yamubwiye ngo amatora azagenda gutya ngo niko yavuze biri kumbabaza tibabeshere Imana tibayibeshere twese turabizi uko bizagenda twese turabizi rwose cyane turabizi twese kari ku gipfunsi ibyo bindi barimo n'ibiki babyihorera ibyo babyihorera Yesu ikintu ari gutuma abantu ari kubwira abantu ngo muhinduke muve mu bizangwa n'amaso y'Imana muhinduke muve mu byaha muhindukire Uwiteka muve mu bidatunganye Yesu yiteguye kubagirira neza ese ko nawe ubwawe uri kuza kubivuga ubwawe uri munyamabi birambwiye ngo niba ngombwa nibishoboka ngo n'intore hari igeze izayoba nigeze mbona umwana uri kuza ntago muvuze ariko nicake muvuge umuntu akaza ngo ni intumwa y'ishitani agahindura amafaranga ugasanga umuntu usenga akicara imbere ngo ndashaka amafaranga ntabwo ari impano y'Imana ni impano y'abadayimo ntabwo ari impano y'Imana ntabwo ari yo rwose sundi muze asenga iyihe Mana katangira kuvuga ngo ari gusenga umuze asenga iyihe Mana akabazi neza akavuga ngo navuye ikuzimu akavuga ngo navuye ikuzimu umuntu usenga umuntu wizera umuntu wakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza agahura n'umuntu ngo yavuye ikuzimu akanabivuga byeruye nawe akavuga ngo mumpa amafaranga nje kugura essence ngo muyanyihere ngo nje kugura essence mwuka Imana yaragiye ntukimenya kurobanura ibizima n'ibipfu ntago ukimenya kurobanura ibintu bizima mu mwuka ntago ukimenya kubirobanura kamba bwiza ukuri kangubwira iki kintu gikomeye
mw'abantu mukambabwire mumenyeho ibihe bigeze murarangaye mu mwuka. Yesu arashaka kugira ngo mube maso, uhore n'umuntu usenga umenye ngo umuntu arasenga, uhore n'umuntu udasenga umenye ngo umuntu ntabwo asenga. Icyo nicyo gihe tugezemo cyo kugira ngo tubimenye. Ariko abantu bararangaye, ntabwo wamenya umuntu usenga, ntiwamenya umuntu udasenga, ngo mbese we arasenga. Si ngombwa kuvuga ngo arasenga, ugihura n'umuntu uvuga ngo ni umuntu w'Imana. Ijambo ry'Imana yambwiye muri Luka 1:28, ijambo rivuga ngo Marita na Mariya bamaze guhura, abana bo mu nda barakina. Mani shimwe cya Elizabeth na Mariya, abana barahuye babo bose bo mu nda. Yohana ahuye na Yesu baramenyana, ngo abana barakina. Mani shimwe cyane, abana bo ubwabo mu nda niba baramenyanye abana bo mu nda. Umuhanuzi, umunyamasengesho, umuririmbyi yayoberwa umuririmbyi mugenzi we. Tureke no kujijisha. Umuririmbyi yayoberwa mugenzi we ko ari umuririmbyi, umuhanuzi ayoberwa ko mugenzi we ari umuhanuzi. Baze kurwanira kuri kamera ngo nge ntabwo byumvikana. Ese ubundi bakorera izihe mana? Niba ari Imana imwe bakorera izihe mana? Bakorera izihe mana? Turaza kureba mu byakozwe n'intumwa, turaza kubireba n'ukuri. Bakorera izihe mana? Niba mu Rwanda umwe akavuga ngo umwe ati ni uwa Pawulo, undi ati ni uwa Kefa, undi ati ni uwa Polo. Ariko ibyo byose ufite agaciro n'uwazikujije, ufite agaciro n'uwazikujije. Ntabwo turivuga ngo mushumba wacu ngo n'uyu nguyu, ngo wacagira amavuta, ngo wacazikongo, ngo wace ngararirimba akanahanura, ngaze umushumba wacazi no kuririmba akanabwiriza, ngo byose arabifatanyiriza. Umva, ari uririmba gusa, ari n'ubwiriza gusa, ari n'uhanura gusa, ari uhugura. Ufite agaciro n'umwe ni Kristo, n'uwazibahaye izo mpano zose. Haleluya! Tasi eleba urucuranga, ufite agaciro n'uwazitanze izo mpano zose. Imana nihabwa icyubahiro. Rero wowe warambitse agakiza, wowe warambitse impano Imana yaguhaye, ndakubwira ngo ongera yubure, uyikoreshe kandi uyikoreshe neza. Birebe ngo nijoro ngo habaho igishitsi, ngo umukoraje. Yesu we, uzi ko umukoraje. Nagiye kubona mbona Imana yagiye inyereka inzira ifunganye, inyereka n'inzira nini cyane, ngari, ariko iyo nzira ngari cyane yari imeze nk'umuhanda wa kaburimbo. Ariko inzira ifunganye yari inzira isanzwe irimo n'ibyatsi, kayira gato cyane. Uko niko kuri kwiyamhamagaye nsenga, ntabwo ari uko niko kuri kwiyamhamagaye nsenga. Ngiye kubona mbona abantu bari guca muri kakayira karimo ibyatsi, abantu benshi bari kurira, abantu bari kuvuga ngo Mana gute, ariko bagacamo. Abandi kugu nta byo kurya bafite, abandi ntabwo bameze neza bari gucamo. Ariko nagiye kubona nkabonamo n'ababosi bari gucamo da, nkabona abantu bari gucamo. Ariko yanzira y'igiho nini cyane, nabonaga ihene, nkabona ibiki byose, nkabona abantu bagize gute benshi bari kunyura muri iyo nzira. Mana irambwira ngo yewe mwana wanje, no SINTINYA abantu aya magambo, babwiye ngo yewe inzira y'igihogere, abantu benshi bari kuyicamo, abantu benshi. Inasobanura inzira yayo icyo gihogere, abantu benshi. Natangaje bari kunyuramo bafite na Bibiliya, bafite n'ibyanditswe. Iyo nzira y'igihogere ni abantu bari kuyicamo babwirije, ariko bakabwiriza bashaka amafaranga indamu. Iyo nzira y'igihogere ni abantu bagize maze maririmbye, ariko bari kurimbana ubusambanyi. Iyo nzira y'igihogere mbese ni viziyo gusa batwaye baragiye. Yewe viziyo we, yewe digitali we, kambabwire sha, reka nkubwize ukuri, reka maze nkubwire n'ukuri kuyampamagaye. Umva nkubwire, nushaka urya uhage, nushake wambare neza, nushake wihaza umeze ute, ariko uyu mubiri twambaye, uyu mubiri uzasaza. Teparasandalaba, uyu mubiri uzasaza. Y'umuririmbyi 5 umukobwa naramukunze, yarembye ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe. Haje avuga ngo mu bihe byose ngeze no kugupfa, mu yandi magambo nzahora ndi umukristo. Ntariye nzaba umukristo, nambaye nzaba umukristo, banyirukanye batanyirukana mu kazi nzaba umukristo. Sinziremera ubucocero, tasi eleba, sinzijya niremera iki ubucocero. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo bizaje kurangira ngo uyu muko amaze kuza
ngamaze kuza neza banamusanganiye ngo bakije amatabaza yabo ngo yabo yazimye. Biratangaje, umukristo n'umuhanuzi cyangwa se umuvuga butumwa niki ayoberwa ko n'amavuta yakamye, akayoberwa ko yanaguye, akanihangarika, akanihambagika, akajya guhagarara ku gatuta ziko ko yaguye nawe abizi, akajya guhagarara ku gatuti akavuga ngo nimwumve Imana, nawe yaraguye, akajya kuri kamera nawe akavuga ngo ngumva uko yaravuze, nawe abizi ko yaguye, nawe yaraguye ntabimenye. Biratangaje iyo baba bari bazi yuko mwuka w'Imana yigendeye, bari gushaka amavuta hakiri kare. Kamvuga iki kintu ngenda bivuga ntabitinya. Abahanuzi Kristo yambwiye ngo mbwira abahanuzi b'Abanyakigali rwose, Kigali ni irimbi ry'abahanuzi, ni irimbi ry'abahanuzi, ndabivuga ni irimbi ry'abahanuzi tatere bandi do sanse. Barashaka kurya batasenze, bagashaka guhembesha batakoze. Ni irimbi ry'abahanuzi, ndabivuga rwose 60% ntabwo ari abahanuzi, 40% nibo bahanuzi. Ikibabaje nuko abantu bahanuzi bari gusuzugura kubera ibihe birimo, banze kwiba, banga kubesha, baba mu buzima bugoranye, ariko bakavuga ngo sibo bahanuzi. Reka nukuri mbabwiza ukuri, musenge Dawe mwubatse ku bahanuzi, mukabubaha ku bahanuzi, mukubaka ku bahanuzi. Kristo arandumye ngo musenge, mwafasha abahanuzi magira ibyirwamana mu nzu zanyu, ntimuciyiriza abantu mwe, ntimuciyiriza, ntimugifatire ngo musenge tapoto sadrere, muri kubohereza amafaranga ngo mudusengere mukamena amafaranga. Reka nkubwire, urumva ibyo uri gukora byose ni zeru, ni ubusa, nibigirwamana muri guhereza amafaranga yanyu, nibigirwamana muri kuyaha. Senga mwiga gusenga, mwiga kwisengere, mwiga kwisengera, iga kwiyiriza. Fata n'umunsi umwe nanga iminsi 2 wiyirize. Reka ubwo bute n'ubunebwe, senga Imana. Imana ishimwe cyane. Biragoye, binarababaje kugira ngo umuntu aze kuguhanurira, umwuka w'Imana yigendeye, aze kuguhanurira, aze ko ari munyamabi, ntunabimenye. Nabwo akayoberwa ko yasinze, akayoberwa ko ari umusambanyi, akayoberwa ko ari umugome, akayoberwa ubugome bwe n'uwo nguwo nawe ni ikibazo gikomeye. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye. Bibiliya irambwira ngo abanyabwenge babwira abapfu ngo mugende mujye mu bahanjuzi mujye kuyashaka, twe amatabaza yacu ntago twayakoraho. Bibiliya irambwira ngo baragenda bajya kuyashaka, ngo bagarutse basanga umukwe yagiye. Hari abantu bagiye gushaka amavuta mu bahanjuzi, bagiye gushaka amavuta yo guhanura kuko yabo yarashize, bagiye gushaka amavuta y'ibitangaza kuko nyiri ibitangaza bakoresheje ibitangaza yamavuyeho barasinzira arigendera. Bagiye gushaka amavuta y'ibitangaza, bajya adoprere santé do shirema le hala santemo, bajya gushaka amavuta yo kubwiriza, bajya gushaka amavuta oya. Amavuta yabo yarashize, yararangiye, barashiriwe aba bahanuzi, barashiriwe havuga butumwa, barashiriwe, bagiye kwiyaranja talabarasi etrero kitalaba aneva do sanse modrone. Kandi nukuri uyu mwaka tugiye gusoza, abari maso n'abasinziriye, nukuri kuyampamagaye. Kristo yambwiye ngo abari maso bigiye kumenyekana ko bari maso, n'abasinziriye bigiye kumenyekana ko basinziriye. Imana ishimwe. Hari abahanuzi bagiye kwambara ubusa ku karubanda, hari abahanuzi bagiye kwirukanka ku musozi, uko niko kuri kuyampamagaye. Hari amacano agiye gufungwa, uko niko kuri kuyampamagaye. Imana ishimwe cyane. Nyabuneka ndimo ndavuga aya magambo, tasi edra uri maso asenga yihane yature, abwira Imana mugarukeho. Hari ribandi rinini rimwe rigiye kujya Kristo agiye gufungana n'ibye, ibandi rikuru mu bahanuzi, bandi rikuru bigeze abahanuzi. Gusakuza iki? Senga Imana, ngo butitire bwawe bw'ububandi bureke burambika hasi, usenga Imana. Imana ishimwe cyane.